imyaka nanywaga ibiyobyabwenge bw'inzoga, uko niko natangiye kunywa urumogi. Nari mfite imyaka 25. Ku munsi nanywaga ububuri 10. Nanywaga kokayine na za heroine. Ntangira kunywa ibiyobyabwenge bikaze kugira ngo nzabyuke nsange napfuye. Inshuro ya kabiri ampa 500. Ku yindi nshuro arambwira ngo sinshaka undi muntu uzongera kugukora, tugiye gusinya kontra. Every day I will give you $1,000. Kandi amusike nta na kimwe nzakoresha. Iminwa ye rero abaye inyama, mubiri wari warabaye amaraso. Ariko nanjye hari umuntu wari warambwiye ngo yanteye sida, wari ikiraramba denjagara. Ndamusubiza ni don't worry, I will give you my life, you give me your money. Agaciro kose ndakiyambura. Mbyara umwana wa kabiri. Uwo mwana nabonye umusore ndamubwira ntacyo ngushakaho, ntacyo ngukeneyeho, sinshaka kumenya uriwe, mwishyura ngaho ntera inda wowe. Uwo mwana mwishyuye ibihumbi 6 by'amadolari bantera inda. Iyo nda niyo yavuyemo gutaha hano wacu Rwanda, yujuje ukwezi kumwe. Imana yacu ishimwe, haleluya. Iki gitondo ndimo ndavuga ngo niwumva aya magambo warangiza ukayitondera, igihe kiri bugufi. Niwumva ibyo Imana yakubwiye warangiza ukabyitondera, igihe kiri bugufi. Kandi igihe kiri bugufi ku muntu wese, kuko Imana itarobanura. Ku muntu wese igihe kiri bugufi kugira ngo Imana wizeye abantu bayibone. Igihe kiri bugufi kugira ngo Imana wasenze abo mu bana bayizeye. Igihe kiri bugufi kugira ngo Imana wahamagaye yerekane ko yakumvise. Igihe kiri bugufi kugira ngo ibyo wasengeye utangire ubisorome. Igihe kiri bugufi, haleluya, kuko wamaze kumva warangiza ukanitondera. Ako kazi niba wakarangije agasigaye n'ak'Imana, kuko igihe kiri bugufi yawe kugira ngo utangire ubona umusaruro w'amasengesho yawe. Haleluya. Reka tuyongere cyubahiro Imana. Nje mvuka Kimisagara, benshi barahazi. Ni naho mama wanjye nasanze avuka. Nanyogokuru avuka I Kigali. Urumva ko ndi umunyakigali. Mvuka ndi umwana w'imfuri wacu. Mvuka ndi umwana mama yabyaye ahandi hantu, yaciye inyuma mu byara we. Mvuka ndi umwana w'ikibazo mu muryango. Mama wanjye yaje gupfa, twavuga turi 5 n'abandi na barumuna banjye bose 4 n'umugabo bashakanye. Abo bose bapfuye bishwe na sida. Nari umukobwa mutoya, kandi mama ansigira igikomere cy'uko ari bwo asize ambwiye papa. Kandi namenye ubwenge mbana na papa, nturanye na papa, ariko nkura mwita tonto. Yari umugabo wa mukuru we. Aho mbimenyeye nuzura umubabaro. Hari igihe wumva ibyo abantu bavuga, hari igihe wumva ibyo isi kubwira ukagira ngo igihe cyo gutabarwa kiri kure. Ariko iyo wumvisha ibyo Imana ivuga, igihe cyawe kiba kiri bugufi, ititaye ku byo abantu bavuga. Amen, haleluya, oh haleluya, amen. Mama yansigiye imitungo, ko mama yari umucuruzi. Imitungo ishobora kwihutisha igihe, kandi mama nsiga ntangiye kubona ndagakobwa keza.
asiga antisigiye igikomere kidashobora gutuma nizera abantu bose ansigiye. Abatante n'abaonkre baravugaga nkibaza igishyashya banzaniye. Icyo gikomere cyamviriyemo ku mwana w'ikiraro. Sigara nta umukobwa utajya useka. Nasekaga ngeze imbere ya miruwari gusa. Ari umukobwa mwiza nk'aba baririmbye wabonye. Iyo natangira kwireba. Nkura ndi umukobwa uhora ubwirwa amagambo yuko igihe cyose nzapfa nka mama. Kuko nari imfura narwaje mama wanjye. Ikosa ryose nkoze bakambwira ngo uzapfa nka nyoko. Mama naramurwaje, yarwaye sida apfa nabi. Rero ko hari umbwira ukuntu nzapfa nka mama uri kunkomeretse. Gushobokana nabo rw'iminota ndihuta, gushobokana nabo byaje kwanga. Njya kuba ahantu hitwa Inyamirambo kurya nyuma, njya kubana n'urubyiruko ngana narwo. Ntangira kunywa ibiyobyabwenge, ntangira kwiga kunywa ibiyobyabwenge. Navutse ngiye iwacu, navutse ndi mu muryango w'Abayisilamu, mvuka mu muryango w'Abayisilamu. Ubwo nibwo nari mbonye inzoga. Natangiye kunywa inzoga apana nkeya nyinshi. Ntangira gukora ibyo abandi bakobwa bose bakora. Nababwiye ngo najyaga nseka ngeze imbere ya miruwari gusa. Satani igihe cyose ahora gushakira iyo utinjiye mu bumana ngo wumve ibyo Imana ivuga, ukora ibyo Imana ishaka, Satani agushakira ibyo washaka. Gitondo kimwe naje gusohoka jyaho bita Cadillac yari yabarahaseye. Nahageze nsanga ibikuta byose byuzuye miruwari. Umunezero wanjye uraza ko nagiye muri miruwari ndireba. Ngo ntangire kubyina, ntangire nkajya mbona bamwe baracuramye abandi barahagaze. Ubwenge butangira kumbwira ko nge nabayinjije, hazi ibyo abandi bakora. Ntangira kubyina ibyo miruwari mbwira. Ya miruwari yari inshuti yanjye itangira kunshuka. Abantu bose batangira kubona ko ndi mushyashya. Muri abo harimo manager wahise atangira kusaba ko dukundana. Ngo twarakundanye kandi twarabyaranye, tubyarana umwana w'imfura. Uwo ni umwana wanjye mfite wa mbere. Nabyaye nujuje imyaka 21. Uwo mwana namutwise afite ibiro 53, mubyara mfite 83. Matama ngana gutya nari mbyibushye cyane. Ibyo turwana nabyo si inyama n'amaraso, ahubwo ni umwuka. Iyo wirukana Satani umwirukana uburakari kuko utazi inzira anyuramo. Sinigeze mba umukobwa mubi ariko narabyibushye. Yankunda kubwira abakobwa ngo bajye barya uko imyaka ingana. Natangiye kubwirwa amagambo, urangana ute? Umwana wacu imyaka 2. Nari ntakiri uwo kwifuzwa, ahubwo bari batangiye gukunda inshuti yanjye. Yakunze inshuti yanjye abigaragaza umwana yujuje imyaka 2. Nari naramukunze kugeza ubwo muhana ya mitungo iwacu bampaye. Ariko uwizera umwana w'umuntu avumwe, yarampindutse nta kindi nziza uretse umubyibuho. Yaje gukunda inshuti yanjye, akoresha anniversaire y'umwana kumba agira ngo yerekane inshuti. Naridoroze kugeza igihe nasariye. Ndi kukubwira ngo ibyo wanyuramo byose ni wumva icyo Imana ivuga.
iratesha agaciro ibyo igihe kiri bugufi. Benshi cyane ntago babyumvaga, bumvaga ko ari nge wananiranye, bumvaga hari igihe ubura umubyeyi ukaba umwana mubi nyamara nturi mubi ahubwo wabuze ikigutwikira. Namaze igihe kingana n'ibyumweru 3 ndi hari Nyamirambo bita tapi rouge ndi umusazi. Naje kuvuruzwa ndakira, nyuma yo gukira natangiye kugira trauma, ibyo mbonye byose nkabona abantu bankoba, banzomera, banseka gusa. Ntangira kubihirwa, abantu bose batangira kubona ko nabuze ubwenge, ariko sire narabuze ubwenge, hari ibindi bintu nabonaga. Naje kwiga inzira zo gushaka kuva muri iki gihugu. Umwana yujuje amezi make n'imyaka 2 navuye muri iki gihugu cy'u Rwanda njya mu gihugu cya Uganda, ndimo ndashaka uburyo mva muri iki gihugu. Hari igihe ubona inzira ziri imbere ukibwira ko ugiye gutabarwa, oya reka kumva ibyo abantu bavuga. Hari igihe abantu bakubwira ngo bari Burayi, ariko iyo baba bakubwira uko bagezeyo, ntibakubwire gusa ngo turiyo. Hari igihe abantu bakubwira ngo barakize, ariko bikubwira ngo barakize, ahubwo ntibakubwira inzira banyuzemo. Ariko hari ijambo ryatubwiye ngo hahirwa. Ntabwo bisaba umusore, ntabwo bisaba kumenya kuruhiriwe, warangiza ukumva icyo Imana yivuga. Iyo wumvishe icyo Imana ivuga ikugeza aho ushaka kugera. Hari ukumva icyo Imana ivuga, ntabwo ari uko ukibwirwa n'abantu bakikubwira nabi, oya birasaba Imana igusanga yikikwibwirire. Nimara kukikubwira ucyumve, numara kucyumva ucyitondere, numara kucyitondera igihe kiri bugufi. Haleluya, haleluya. Abantu baravuga, ariko inzira yo kugera ku byo abantu bavuga ni ndende kandi irazimije. Urubyiruko rurambwira ruti turi i Burayi, ndahaguruka inzira zose, izo bakoze ngo bagereyo nizo nanjye nakoze. Nagiye i Burayi, abagande bampa ibyangombwa, niho nabishakiye. Nababwiye ngo nitwa Debora, ababyeyi banyise Mukamurenzi z'urufati. Debora Miriam niryo Uwiteka yanyise. Nageze muri Uganda nitwa Mbabazi Pamela. Mpabwa passport y'Abaganda, mvuka mu gihugu cya Uganda aho bita Imbarara, aho bita Rukungiri, Sebonga ndi Munyankore. Baramfata bangeza Nairobi, ndenga Nairobi njya Addis Abeba, nurira indege njya mu Bufaransa. Ngo ngere mu Bufaransa basanga mfite fake papi, impapuro mpimbano. Bati how are you? Ntayo narinzi. Nogamba ki je bareko iyo ni interview nagomba gukora mu Kigande ko nari umugande, ariko nari umunyarwanda wivugira amakuru. Isi mbana ndende, aho ndi kugenda n'umwana w'imyaka 2 n'amezi, ubuzima bukomeye. Bati wanyuze hehe? Ntabwo mbizi. Ubwo mfite nawe ari mararira. Iyo ni yindi si yabaye ndende. Twari tuzi ko igihe hari kigufi tugiye i Burayi twaba Abafaransa, ariko cyatubanye kirekire tujya muri gereza. Narafunzwe igihe kigeze barandipotinga, ndagaruka muri Uganda mfungwa nk'umugande. Mbabazi z'Imana nizo zankuye muri gereza. Naje kubona amafaranga makeya, ari umuvandimwe yanyoreje amadolari 300
ngo nyakire, ndavuga nti hoya ngiye i Burayi n'ubundi. Naje ngiye i Burayi, ntangira gupanga kujya i Burayi nyuze inzira y'amazi. Nagarukiye mu majyepfo y'Ubufaransa aho bita Mayotte. Urumva ko nagiye i Burayi hafi n'amaguru. Kubyumva biroroshye, ariko iyo uza kubona uburyo ninjiye mu nyanja, ninjiye ku mupaka wa Dar es Salaam, nta byangombwa nari mfite, ninjiye ibyo bita struggle. Nukwinjira nyine bikomeye. Nageze Zanzibar, bagufungira ahantu baje gucekinga. Nasanzeyo hari ubushyuhe kubera amamoteri muri ubwo bwato. Data zandinde Gihonome, ko umuriro numvisha urahagije. Naje gukomeza urwo rugendo ngera Komore. Komore barangarura ariko ndakomeza. Minota ni mike sinabivuga byose. Naje gukomeza njya mu kirwa cyitwa Nanywaga. Icyo cyose nakigenze n'amaguru. Ndi kujya i Burayi, umva yanzira ari bugufi, nari nzi ko biri bugufi ariko umva ukuntu yambanye ndende. Naje kuva Nanywaga njya mu kirwa cyitwa Mayotte. Nageze Mayotte saa 10 z'amanywa. Negereza umuntu uri buze kumfata, yangezeho saa 9. Bigeze saa 9 ajya kungurira amata n'agapilawo. Ndarya maje kurya, turagenda. Tugeze mu mujyi hagati, sanga hari umukwabu. Uwo mukwabu mufatirwamo. Nta pasiporo, nta visa, nje bustrago. Nagiye gufungwa iminsi 3, nifungirwa ku nkombe. Iyo ni inkombe y'Ubuhinde mvuga. Nahavanywe n'umwana wanjye. Ku munsi wa 3 inzara yari imwishe. Atangira kujya muri babazungu, akajya babwira papa ashonje. Asanga banywa amata, ati papa ashonje, shonje. Banywa fanta nawe akagotomera shonje. Umuzungu umwe agira imbabazi aravuga ati mu Gifaransa, ati mama w'uyu mwana ni hari indimi uziga ukagera mu buzima ukazibagirwa. Buryo ukiruvuga neza uba ufite amahoro. Ariko agafaransa gake, ko nize segonderi hano kuri apase, agafaransa nize gake. Narakumvisha baza ngo nyina w'uyu mwana ninde, ndamanika nisemwa. Arangiza aravuga ati ende trosh. Biragoye kwibuka umwenda cyangwa ivarisi cyangwa isarobeti. Nateruye umwana ubundi turiruka. Twarirutse amahirwe yo ku nkombe cyangwa se mu birwa, nta uyoba. Urakigenda wagera kikaba kirarangiye ukagaruka. Cyawagenda ukarangira kikagaruka, amaherezo ukagera ku mupaka. Natangiye inzira yo gufungwa. Buri mupaka wose nanyuzeho nawugarutseho mfungwa, kandi mfungwa nabi. Nageze aho ndafungwa. Ngarutse January wanyuze he? Nabisobanuraga mfunzwe. Ngaruka Komore. Komore yari inshuro ya 3 ya 2 bansubije inyuma. Naraje naho baramfunga. Abakobwa mujye mwumvira abamama. Ari gihe bakubwira kuko isuri mutumva, ariko iyo wanze kumva isi irumvisha. Aho ngaho navuye muri iyo gereza ya Komore. Ariko mu gitondo umupolisi ambwira ati turagusohora, ejo hari ubwato, ariko uzabanza uryamane n'abo bantu bose. Nta yindi choice nari mfite. Ntayo, naremeye mfata wa mwana turasohoka. Ndaryama, umwe ava undajya, umwe ava undajya. Uko niko nasohotse muri gereza ya Komore. Ndaza njya mfungirwa Zanzibar iminsi 4 mfungiye mu mazi. Ndaza mfungirwa Dar es Salaam, mfungirwa muri Kenya, ndaza mfungirwa na Uganda. Njya kureba umushuti wanjye, ubuzima bwari burangiye, amafaranga yarashize. Njya kureba umushuti wanjye atuye Uganda makindi.
nageze makindi yabaga muri chambrette abari Uganda barabizi yabaga mu gashambrette n'umugabo ntago nari kuvogera security y'urugo rwe cyokora Imana izamumugisha yacumbikiye umwana wanjye ubundi nge nkajya ndara hanze niwumva harahirwa wumva amagambo y'Uwiteka gusa yamara kuyumva akanayumvira akanayitondera kwari igihe uyumva ntuyitondere naje kuva aho ngaho nubwo umwana yararaga mu nzu nge nkarara ku rubaraza ariko mu gitondo ninge yasabaga amata kambwira ngo mama indazi ariko indazi naraye ku rubaraza ntayo mfite natangiye gutangira kujya ngenda rero ijoro ryagera nkagenda ngo ndeko buza gucya uko niko natangiye umwuga w'uburaya ntangira uburaya ntaravutse nshaka kuba indaya ntangira uburaya ntarifuje kuba indaya ariko gushaka irindazi ry'umwana bingira indaya kugira ngo umwana abone amata bingira indaya kuko nta magambo y'Uwiteka yarari muri nge nta n'amagambo numvishe ariko nkomeza muri icyo gihe uko niko nabaye indaya muri Uganda makindi baraks urugendo rumbera rugufi ariko warahirwa wicaye mu rusengero naho ntacyo waba ufite ariko warumvishe ukitondera igihe kiri bugufi haleluya urwo rugendo naje kurukomeza naje kugeraho mpinduka indaya y'umwuga angira noneho kumva ko nta kindi gihari naje gukominikana n'izindi ndaya naje kumva ko ngomba gukora umwuga wo gusenya ingo z'abantu gusa icyo gihe naje kugeraho ndavuga nk'uko biri kose nangiye kubona amafaranga ari umugabo icyamugase iyo umuntu atumviye Uwiteka n'amagambo ye aba mu rusengero ariko akazaba ari inzererezi Yakobo baramubaje ngo ufite ingaha buri cyavuga aravuga ngo iyo uruzerero niyo myinshi Imana izakurinda imyaka y'uruzerero warumvishe haleluya uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwikiri uko wayisenze cyagiye n'uyu munsi ni kwikiri iyo Mana ntabwo ihinduka icyo isaba kumva wamara kumva ukitondera ibyo usaba igihe kiri hafi icyo gihe abana b'inshuti zanjye bose bari gukorera uburaya Dubai nanjye niko nagiye Dubai ngiye kwagura umwuga nagezeyo nsanga birakaze yankunda kubwira umuntu ngo n'uburi mu rusengero cyangwa mu nzu y'Imana uzace bugufi iyo uzi ko hari icyo uzi hari abandi Yesu afite bakurusha nagezeyo nsanga abandi barengeje uko niko naje gusanga bikaze tabivuga ubutaha hama biba ngombwa ko nta ibyiringiro byanjye byose birashize noneho naje kongera guhemukirwa n'inshuti yanjye nayimbwiye ngo dusohoke twarasohotse bandroze mu nzoga ebyiri gusa ambwira mu kigande ngo te wari ikirara mbadenjagara guteka ko siri nta kindi kintu nashaka guretse gutera sida iryo jambo ryageze muri nge nibuka uko mama yarwaye nibuka uko yapfuye nibuka ko abantu bose bambwiye ngo uzapfa nkawe ndangije ndavuga ngo nge ntago nzapfa nka mama hari icyo nakora sinzapfa nka mama uri kumva uko ngenda ninjira mu nzira ya Satani arimo aragenda yagura kandi niko anzanira amagambo yo kumva kugira ngo ndusheho kwaguka nanywaga ibiyobyabwenge bw'inzoga uko niko natangiye kunywa urumogi nari mfite imyaka 25 ku munsi nanywaga ububuri 10 nanywaga kokayine na za heroine ntangira kunywa ibiyobyabwenge bikaze
kugira ngo nzabyuke nsange napfuye. Najyaga nkunda gukundana n'abagabo gusa, ndavuga ngo kereka nkundane n'abasore bazica abakobwa bazashaka. Ubugome buhinduka bwinshi cyane muri nge. Satani ampindura igikoresho gikomeye. Uko niko bimaze gukomera gutya, amatwi yanjye yarumvishe. Arabwirwa ngo intambara irarangiye Sudani. Ruzere rurakomeza ninjira Sudani. Nageze Sudani aho bita muri Juba, sanga amadolari arahumura. Sanga abadamu baha intambara irarangiye, ntago baramenya uburara. Bajyaga mu kabari, unyuze wati Satani ambwa ati ntubona ko ufite isoko? Kunkoraho gusa we nyishuraga amadolari 200. Narabonye akazi nkora mu company yitwa Jimtel, nahembwaga amadolari 600. Umunsi nagiye mu kabari bankozeho bampa amadolari 200. Uwo tujyanye iryo joro ampa 500. Ndavuga ngo sinzongera gukora 600 ku kwezi, ijoro rimwe 700 sinzongera. Uko niko nasubiye mu mwuga. Noneho nkora umwuga ntangira kubona amafaranga. Muri icyo gihe naje guhura n'umugabo yari minister, yararwaye, yari yararembye, yari yarabaye inyama, ariko yari afite amafaranga. Araza arambwira ati tujyana. Ndamubwira nti banzu nyishyure. Ama 500. Inshuro ya kabiri ampa 500. Ku yindi nshuro arambwira ngo sinshaka undi muntu uzongera kugukora, tugiye gusinya kontra. Every day I will give you $1,000. Kandi amusige nta na kimwe nzakoresha. Iminwa ye yarabaye inyama, mu biro warabaye amaraso. Ariko nanjye hari umuntu wari warambwiye ngo yanteye sida, tuwari ikirara mbadenjagara. Ndamusubiza ni don't worry, I will give you my life, you give me your money. Buri munsi yampaga $1,000. Buri gitondo yamaga escort 2, yamaga jipe, ampa n'inzu. Mu cyumweru nari umukobwa ufite ibihumbi 7 by'amadolari. Njya gucuruza ibyuma by'amamodoka. Sinishyuraga umusoro, sinishyuraga indege, sinishyuraga ikintu na kimwe, narinjizaga. Mu cyumweru nari umukobwa ufite pocket money ya $20,000. Amafaranga ntago ashobora kwihutisha igihe cy'Imana. Natangiye kubivaho, ntangira gusinya kontra n'abantu barwaye. Mpinduka umukobwa ufite amafaranga, udafite ijambo ry'Imana mu matwi, udafite igihumuriza na kimwe. Icyama ukashaka Imana udakurikiye ibintu. Iyo wabonye Imana ibintu biraza. Haleluya, haleluya, haleluya. Satani arankoresha, ndavuga ngo aya mafaranga ngiye kuyakiniramo ko n'ubundi nzapfa. Ajya mbyuka mu gitondo saa 6 nkava muri Sudani nkajya kurya muri Egypt. Satani wumva arakoresha ayo mafaranga, ndayafata izi saha nkaba nkatishije itike nimugoroba ndabyinira Nairobi, ejo nzabya kubyinira Dubai. Amafaranga ndayakoresha ngezaho ku myaka 27 impinduka sugar mama. Ayambona umusore nkamubwira stupid, kambona how much you need wowe. Ayambwiye nkamubwira ngo tugende, ntangira kujya ngura abasore. Agaciro kose ndakiyambura. Byari umwana wa kabiri,
uwo mwana nabonye umusore ndamubwira ntacyo ngushakaho, ntacyo ngukeneyeho, sinshaka kumenya uriwe, mwishyura ngaho untere inda wowe. Uwo mwana mwishyuye ibihumbi 6 by'amadolari bantera inda. Iyo nda niyo yavuyemo gutaha hano iwacu i Rwanda. Yujuje ukwezi kumwe nararwaye, ndarwara ndyama mu bitaro amezi 6. Biravuga ngo urabikora nka kwihorera, urabikora byose nka kwihorera, ariko hari igitondo kimwe nzabishyira ku mugaragaro. Haleluya, oh haleluya. Nari narabonye amahirwe yo kwiga, nari narabonye amahirwe yo kuba beautiful, nari narabonye amahirwe yo kugenda, ariko ayo mahirwe yose anyuraho isira yanyambura. Haleluya, haleluya. Ndimo ndavuga Imana yahaye Yosuwa amahirwe ya kabiri. Niwumva wamara kumva ukumvira, hari ayandi mahirwe, hari andi mahirwe. Naraje nza muri iki gihugu mburaho nihisha, njya kwihisha aho bita Kabarondo rw'inkwavu. Aho niho nagiye, banyatse mituweli ndayibura, naye narakennye ntabona igihumbi kigura mituweli. Abahinzi nibo banguriye mituweli, bagiye kumpima basanga nta sida ndwaye. Barongera barampima basanga nta sida ndwaye, n'ubu ntayo ndwaye. Yesu kugira ngo mbona atwara byose ariko ansigira ubugingo. Ndaza muri iki gihugu ngaruka muri Kigali, igihe Yosuwa yagendanye na Kane barakubiswe kuri Ayi, ingabo zirabakubita. Haleluya. Ariko igitondo kimwe barapfukama babaza Uwiteka ngo habaye iki, habaye iki ko wambwiye ngo tuzabana tuzagendana. Uwiteka arababwira ngo nimugende muri kumwe n'umuntu wafashe icyashinganywe, ugende urandure umurandurane na byose, hama nzongera mbane na. Yosuwa aragenda arandura icyo bita Kane, ngo amare kurandura Imana irongera amubwira ngo haguruka noneho genda wongere utere hehe kuri Ayi. Haleluya. Nuko yari yumvisha, arumvira, yumva icyo Imana ishaka, aragenda arandura nta santima ashizemo. Iyo ushaka kubona amahirwe ya kabiri, iyo ushaka gukorana n'Imana, urandura Satani nta shanasi, uramurandura nta santima umushiriramo. Haleluya. Iyo uririmbira nta santima, Satani aragushwanyaguza. Iyo ukorana n'Imana ufite santima z'isi, Satani arakumenagura. Ariko Imana ikeneye kudagira santima, ukarandura kandi ukamurandurana n'ibye n'abamukomokaho n'ibimukomokaho, ibyo byose ukabirandura. Wamara kubirandura ukumva, ongera umuhe icyubahiro umwami. Haleluya. Iyi Mana ntumvanye data, iyi Mana ntumvanye mama, iyi ngiyi narayegereye ntega amatwi. Naraje ngaruka iwacu hari Kimisagara. Haleluya. Ngaruka hano Kimisagara, naraje ngaruka muri za nzu z'iwacu, ndara kuruba, ndara mu nzu, mbura uwampa amatora, mbura uwampa ishuka, ndyama ku isima. Umuturanyi niwe wampaye irido, nkajya nyizingamo na wa mwana ikatubera amatora, ikatubera ishuka. Ndaza nkajya nonsa, nkora ngira gutya ntafura, iki kiromoka amabere ajya hanze. Ndaza ntura Kimisagara, niho nize gardienne, niho nize primaire.
niho nize segonderi kuri apasi, mfata isorori ndasabiriza, wongeze hanyuma ibiryo, naraje ntura Kimisagara, mbona igiceri cya 50 njya kugura irindazi ry'umwana ngo ndikoroge mu cyayi, ngiye kubona mbona dasozi ramfashe ngo abaturanyi bavuye kundega ngo ni iby'isabune. Uwo musozi nkugendaho bagiye kumfunga kandi ni iby'isabune, ariko Imana irabyemera. Hari igihe ijya ibyemera kugira ngo ureka kumva iby'isi ivuga, wumve ibyo ivuga. Haleluya. Igitondo kimwe nari ndushye cyane, ndangije ndifungirana na wa mwana wanjye, uwo mvuga ni uwa kabiri, yagize inzara yuzuza amezi 8 afite ibiro 3. Ndangije umwana ndamuryamisha, ndamuganiriza, ndamubwira mwana ndarushye, nari ndushye gusaba. Nanyuraga ku bantu iminwa yabo sera bayivandaratera, abo nabakuranye na mama n'abana twiganye, abanyuze iminwa intoki zabo zarabaye fresh, buri wese atampa amahirwe ya kabiri, ariko yo waranduye Yesu warayafite. Ngira uruhinja rwanjye ndarubwira ngo ndarushye, none ndagusaba umbabarire ibyanakoze, hamugiye gupfa nzapfa nyuma yaho. Iyo minsi nari ndaho yari iminsi 3, umwana ararira ndeba, umwana agera hareka kurira arahebeba. Nibwo abaturanyi batangiye kwibaza ukuntu batakimbona hanze, ngo baze mu nzu basanga mfungiranyemo. Haleluya. Ndasojeje. Amen. Barambaza ngo fungura, ndababwira ngo ndarushye, sinzongera kubyuka ngo njye gusaba. Abapangayi iwacu bansigiye amazu, nari mfite abapangani, nari naraje nsanga umwe ngo yishyuye umwaka, undi ngo yishyuye 2, nsonza kandi mfite amazu. Abapangayi banjye basanze nta kindi bankorera, mpinduka umukozi wabo, nkajya mbakorera bakampemba ibiryo. Igitondo kimwe mushuti wanjye arambwira ati ariko wambabari ukaza nkakujyana mu rusengero. Ndamubwira ubu mu bibazo ubona mfite, urabona ikibabaje ari ukujya mu rusengero? Ngo mbabarira, ni mu itorero ryitwa Horebu ku mushumba witwa Joseph Yongwe. Arambwira ngo mbabarira nkujyane. Okay, ngurira byere 3 tugende. Arambwira ngo ninzi kugura uragenda, nti arazingurira ndazigotomera, numva inyota irashize. Ndamubwira nti tugende, ariko hoya banza ungurira izindi 2. Arambwira ati se ninzi kugurira uragenda, ni rwose. Arangije ibihumbi 2 mbikubita umufuka, nzamurakora n'agapira, ndagenda ngongere mu rusengero. Hari nka gutya protokole zirebye uko nambaye, nibwo naringiye mu rusengero. Nabwiye ko navukiye mu Bayisilamu, protokole zimbonye nuko nambaye zinyica zinyuma. Ndangije naye nurumva rero nankweyeho, bundi nge ntago nanywaga nyinshi. Hari ukuntu umuntu anywa ubundi ugasigarana inshuti zose zashize, hasigaye imwe y'urutoki, rubaza utubundi ntahaye. Rero iyo ndi kwigisha mbwira umuntu kinywa kamwe ntikwiguteranya na Yesu kareke. Ubwo rero urumva aho nari ntarabugira inshuti imwe, nari mfite cyo kora ijisho rimwe rindangira. Ndangije mbwira protokole niwe njyana imbere, yewe no mu kabari nicara imbere njyana imbere. Arambwira ati cara hangaha, ndamubwira ntaho nicara, njyana imbere no mu kabari njye imbere. Pastor abona abantu, abandi bari kureba, abandi barangaye. Pastor arebye abona abantu barangara, amuhamagara ati ngwino hano habaye.
ntabwo nzi ibyo yamubwiye ariko nkeka ko yamubwira yasize yapfuye yashize ngo bamushyire imbere. Numvise pasiteri avuze ngo hari icyo bitwaye mumuzane. Uko niko naje nicara imbere na bugingo n'ubu ndacyari imbere. Naraje nicara imbere. Ntabwo nibuka amagambo bigishije, si cyo kora nibuka umuhungu wigishije yari David aba mu Bubiligi. Ahubwo barahimbaje ngo bahimbaze iyi Mana. Wibuke ko ubuzima bwanjye bwose bwabaga mu kabari. Ifata ubu bwonko ikubitamo disco. Bo bakakubita igisirimba, abandi bakakubita bya bindi njyewe nkumva disco. Maze dore ngo ndahaguruka murameshe manuka zamuka katagenda. Mwumva hano ntibyagenze neza, ndongera nkubita ahandi ndongera. Nari narakennye ntakijya muri boîte. Dore ngo ndakura mesheke kuba ndi imbere cyangwa mu bashumba ntacyo bimbwiye. Maze ndabyina koko. Dusohotse ndamubwira nti we uzi ko hari amusengera mubyinira ku buntu. Ntuzongere kunsiga, buriya buri gihe cyose murabyina mutishyura. Uko niko yambwiye ati se wabikunze nahubwo jya unjyana. Uko niko undi munsi wo kuwa gatatu yanjyanyaho ibiti Nyamirambo ari Kosimosi. Ariko abantu uririmba Imana ijye bamugira. Dore ngo barabyina. Nanjye ndabyina. Umukozi w'Imana muri rutangiye kumfata umukozi w'Imana ahagaze imbere avuga ngo Imana irambwiye ngo hano hari twese turavuga. Ati hano uwo muntu ntabwo akijijwe, ni twese turakijijwe. Imana ntabwo ishukwa. Igihe cyawe cyageze irakwiyereka. Igihe cyawe cyageze gutunga urutoki. Igihe cyawe cyageze gutunga inkoni. Ayiwe umuhanuzi araza avuga ati nduwiteka nkoraho. N'ubwa mbere nayo numvisha Imana ivuga. Imana y'abarokore ivuga itereka numva. Kajya hano urame. Imana iravuze ngo niyo yakugendesheje. Uzi ko nagiye koko. Imana iravuze ngo niyo yakugaruye muri iki gihugu. Ego kandi koko naragarutse. Imana iravuze ngo niyo yatumye utarwara sida, nabyirabizi. Imana iravuze ngo haguruka uyikorere. Bwira abantu ahantu yagukuye ko nutabibabwira uzasara. Yamubwira ni gusara, ndinda nsara se bisaba iki? Bisaba gukizwa rwose, ndakijijwe. Uko niko natuye agakiza. Arambwira ngo Imana iravuze ngo baguhe Bibiliya utangira ubwira abana aho wavuye. Nahereye Nyamirambo. Imana yavuze ngo nzasara, ndinda mbaho ntavuga mpera kuwa mbere. Nakijijwe. Manuka Nyamirambo nakijijwe. Manuka kwa Mutwe nakijijwe. Manuka Kimisagara nakijijwe. Manuka inzira yose nakijijwe. Uko niko abantu bari banza aho mvuka babona ngenda avuga ngo nakijijwe. Ninjira iwacu mu Basilamu ndababwira ngo nakijijwe. Barambwira ngo turaguciye, ndababwira nti mwanciye umunsi mwanyimye ibiryo. Nyuma yo kunyima ibiryo nta kindi. Uko niko natangiye kuvuga Yesu wanjye. Nyizwa mu kwezi kwa 10. Kwa 12 ndabatizwa. Imana itangira kumpa kudufaranga. Amafaranga ya mbere yamaye ni ibihumbi 30. Ibyo bihumbi 30 nahise mbishira umushumba wanjye. Ndamubwira ni mushumba dore amajerekani 2 irangi. Mu bubari nanywereyemo sinabonye agasagarye. Reka nkasiga irangi. Ako gasigoro rusengero ndusiga irangi. Ku cyumweru umushumba aravuga ngo Imana iguha umugisha. Umuhanuzi aravuga ngo Imana yavuze ngo uyu muntu ngiye kumusiga isi yose mumenye. Haleluya. Uko niko iryo range nasize niryo ritumye umenya uyu munsi.
ndimo nakubwira Imana itanga amahirwe ya kangahe, amahirwe ya kangahe. Haleluya. Ngo ngere mu rugo muri babandi nari imbere y'abakozi, ndamubwira ni se uyu munsi nteka iki? Arambwira ati buretse gato, uretse guteka ahubwo icara. Ningire nte nticara, ndicara. Arambaza ati ushobora kunyemerera ukambera umugore? Ego gusa ibaze gusiga irangi ugahita umugore. Haleluya. Uko niko mfite umugabo mw'abantu mwe, mfite umugabo. Data aragenda ndebera umusore mwiza ko kuyababa we, aranyemera kubera ko yabonye ko ndi kurandura. Haleluya. Ngo niwumva igihe kiri bugufi. Haleluya. Igihe kiri bugufi. Yesu wanjye muha agaciro, Yesu wanjye ndamukunda, Yesu wanjye mpa agaciro amahirwe ampaye. Arambwira ati ayi ya mbere yarakumenaguye, ayi ya mbere yaragusataguye, ariko nurandura urongera uhabwa amahirwe ya kabiri. Ndahaguruka ndarandura, ndahaguruka ntangira kuvuga buno buhamya, ndahaguruka abantu batarashonje, abandi ngo yasaze, abandi yabuze icyo akora, ariko Yesu wandebye abona ndimo ndarandura, mbona ndimo ndarandura. Haleluya. Igihe kiri hehe, kiri hehe. Umugabo arambwira ati ndagukwa angahe, arayambarira 400 yuzuye. Hari igihe ugira amahirwe ya kabiri ukabaho usabiriza ibiryo, data kongera akazizana imfura za Beneri ukazibaruta. Dore amafaranga ngo ndayabara, ndangije ndagenda njya ku mushumba wanjye, ndamubwira nti mushumba akira 40, iki ni icya 10, akira 360. Iri ni ishimwe ry'uko Yesu anshingiye. Amafaranga yose ndayamuha. Mushumba ati se mukobwa mwiza yabagura igitenge, ayo bakagura agakombe, bakagura agasahani. Ibyo ntugire ikibazo, nzanywera ku byo nsanze. Amahirwe ya kabiri. Nk'abantu ubu sinya nsengera urugo, iyo habaye akabazo mbwira Yesu mbikemure, nayaguhaye yose. Inkwano zanjye naziguhaye zose. Haleluya. Kandi Yesu akabigenza neza. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo bisaba amasengesho menshi, bisaba kuba narumvishe, ndangije kumva nditonda muri cyo Yesu ansaba. Ndashaka kubwira ngo uyu munsi hahandi nari nasabirizaga, uyu munsi niho mfite itorero. Hahandi nasabirizaga niho niswe mama w'amahanga, hahandi nasabirizaga niho nimikiwe, niho nabaye mama w'abana bose. Hahandi nasabirizaga, aho niho data yampereye umugisha, aho niho data yampereye amaduka. Hahandi nasabirizaga. Haleluya. Haleluya. Karitsiye yose yanyitaga indaya, ubu nyita mama Joseph. Haleluya. Hahandi undi umudamu w'icyubahiro. Yesu ashimwe. Abantu bose barahaguruka ngo dore Imana. Amen. Ntabwo